turabashuje mwese abantu mwese muri kwisi yose kubera ko tutari buhere ku murongo dusuza umwe dushuje abatuye kwisi yose bashobora kuba bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abandi bazakoresha ikoranabuhanga bakabishyira mu rurimi rw'iwabo bashobora kumva. Iyi ni Ruda ivugira mu Rwanda ikanombe mu kagari mu mudugudu wa Kamashashi ahatuye umunyapolitike mwiza w'umuhanga cyane bita Segikubo Fred Barafinda. Uwo kaba afite umuryango w'abana 10 akaba ateganya no kuzonyo n'abandi. Rero turi kumwe n'abanyamakuru benshi batandukanye batane muri no studio baje gutangira uyu mwaka, turi hafi turimo kwinjiramo, reka babanje bagende babasohoza. Mwaramutse neza abanyarwandakazi, nanjye ndi umunyamakuru wa Radio Ruda nitwa Christian. Twongeye kubasuhuza mwese abantu dutangiranye umwaka mushya muri 2017 hano muri studio za Radio Ruda. Ndi umunyamakuru wayo nitwa Jean Claude. Mwihangana kubera ibyishimo bafite bari kugenda bibeshya, ariko n'ibyishimo ndabona bose banezerewe. Ndabona muri studio yacu yinjemo umugabo wambaye costume nziza cyane akataraboneka ndetse n'ingofero ifite uruzigo. Rwo ruziga bimeze gute? Murakoze cyane. Runo ruziga ni urw'akataraboneka rusobanura isi yose nk'uko watangiye usohoza abanyarwanda bose ku isi. Iryo jwi mwaryumvise ni ry'umunyapolitike wamaze kwamara hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga, aho isi imaze kuvuga ati impamvu 200 na twaravive twaremeye. Reka tutere ku munyamakuru wacu wa mbere, mbese aho waruri aho ngaho ikayonza byari byifashe gute, abantu biziza iminsi mikuru byari bimeze gute bitegura no kwinjira mu mwaka mushya? Murakoze. Ejo narindi mu Kayonza, mu karere ka Kayonza, ndetse mvayo mpanukira mu karere ka Gatsibo soreza mu Kanyagatare. Abanyarwanda bari bishimiye cyane, bishimiye kuba bashoje umwaka wa 2018 binjiye mu mwaka wa 2019. Abo nabashije kuganira nabo rero ntago bemeye ko amajwi yabo natangaza, ariko bambwiye ko none nubwo bashoje umwaka wa 2018 biteze uwa 2019 ibizawubamo, kandi bakaba bifuza ko umwaka wa 2019 wabera umwaka mwiza cyane ndetse ukababera n'umwaka w'impinduka bitewe n'ibibazo turi buze kugenda tuganira haruguru twagiye tuganira nabo. Murakoze. Hano hari undi munyamakuru wacu nawe ndareba nezerewe cyane muri costume nziza, amenya niba ariza baruda bagiye kuza bambara simbizi, aho yari yagerageje kubonana n'abantu bashesha kanguhe bo mu karere ka Nyaruguru. Aho byari byifashe gute ku munsi w'ejo? Hano mu karere ka Nyaruguru ejo byari ibintu by'uburyohe cyane. Abaturage bose bari bishimye, nageze mu duce dutandukanye bose bishimye uko barangije umwaka, ariko bavuga bati uyu mwaka nubwo twishimye ko ibyishimo dufite nuko tuwurangije, ariko watubeye umwaka twahuyemo n'ibintu byinshi byatugerageje kubera mikoro make, ubukene, ibiki byose, ibibazo byagiye bibagwa hejuru kubera ibibazo by'ubukungu, by'imisoro bitandukanye, ariko bagashima Imana ko bahurangije, babara bati uyu mwaka wa 2019 ibyo byose ntuzatubere nk'uyu mwaka. Nyakubahwa Perezida wa Ruda nawe yariho azenguruka igihugu cyose ejo areba uko umutekano w'igihugu wifashe, areba ko ibibazo bigiye bimeze, aho yari muri Vewiti na Hama yazenguruka aho mu majyepfo rwose hasesekaye, agenda basuhuza. Reka nawe agenda babwira uko ejo byari byifashe. Murakoze cyane. Nazengurutse koko igihugu cyose, naraye ngenda burinda bunkeraho, burinda bwongera kwira, nzenguruka. Nagarutse hano mu birindiro nk'uko mwabivuze mu kagari ka Kamashashi, mu mudugudu wa Kindege, mu murenge wa Nyarugunga, karere ka Kicukiro. Nagarutse amahoro, nkubutse hose mu gihugu, mu ntara enye no mu mujyi wa Kigali, ariko nanyuze ngaruka nturutse mu ntara y'amajyepfo. Abambonye barambonye nimugoroba nsesekara mu mujyi wa Kigali, bose rwose bishimye cyane rwose. Abanyarwanda bavuze bati uyu mwaka ugiye kurangira rwose ntabwo watuguye neza, rwose wasaga nkaho watubangamiye nk'ibindi byose, ariko twizere ko uyu nguyu wa 2019 tugiye kuwutangirana ibakwe, umuvuduko, kandi tudahusha, kandi intego nizazindi ku mpamvu ziza nyinshi 200. Igitego cy'umutwe nicyo hasi bagitegereje cyane, kandi ngo dukora umuti, kandi ngo bazabidufashamo hirya no hino, bari stand by class 1. Rero ni Perezida wa Ruda mwariho muriho
uvuga neza cyane, uvuga nk'umwe mu bayobozi b'abarimu bakomeye ku isi mwagiye mwumva. Rero turakomeje tugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Umunsi w'uburyohe n'umunsi wa mbere w'umwaka w'ibihumbi 2019. Turi kumwe nk'uko nabigiye mbibabwira n'abanyamakuru batandukanye b'inzobere muri uyu mwuga. Mwari mumaze iminsi munyumva kuri mikoro njyenyine tubabwira ko mu minsi mike turi abakipe nini cyane. Abandi banyamakuru bakomeje kugenda baza kuri tere babagezaho bafata inkuru zitandukanye, kandi kiri tubabwira nuko televiziyo ya Ruda mu minsi mike iraba nayo yahasesekaye yatangiye gukora. Nta handi rero ibiganiro byacu babisanga ubu ni kuri wa@ruda.tk. ahubwo nta handi nibwo washaka nanone gusura radio ya Ruda ntiwagira i Kanombe iruhande rw'ikigo cya gisirikare gihari, abayobozi no bahakwereka aho radio ya Ruda iherereye. Rero tugiye gukomeza tuganira muri 2019 tugiye kwinjiramo uko abantu babyiteguye biti aho mwashoye kugenda mugera. Mbese mwamenye ko abantu bafite amatike azabinjiza mu kirori kiri gutegurwa. Niba mwaragiye mubisuzuma muragenda mubitugezaho. Turasoza rero tuza kusozereja ku ijambo rya Perezida wa Ruda nyuma yo kugenda mutubwira uko mwagiye mubibona ndetse n'ibyifuzo bagiye bafite. murakoze cyane. nk'uko uze haruguru hashize nari ndi mu karere mu ntara y'Uburasirazuba, akarere ka Kayonza, Gatsibo ndetse na Nyagatare. abaturage baho twabashije kuganira bambwiye ko bishimiye ko iyi radio ya Ruda basuye cyane ko bamaze n'igihe ngo bayizi banayumva, ariko barambwira bati dufite ikibazo cy'uko tutarabona umuntu muhora mwamamaza, muhora muvuga ku maradiyo, duhora tubona kuri internet ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane zikorera hano ku isi ndetse no mu Rwanda. Barambaza bati rero ese ni gute twazabona uyu mugabo kuko turashaka kumubona ijisho kurindi. ubwo rero ni muri urwo rwego ntabwo genda nafite igisubizo ngomba kubasubiza, ariko nagerageje kubabwira ko mu minsi iri imbere tuzabatumira bakaza kumureba imbona nkubone, kuko hari benshi cyane bifuza kumubona. Bemerera ko tuzabatumira. Ntekereza ko icyo cyifuzo kiriho cyangwa se icyo gikorwa kiri gutegurwa neza cyane. Abandi nabashije kuganira nabo bangejejeho ibyifuzo bitandukanye. nk'uko nababwiye ntago biba byoroshye kugira ngo baduhe amajwi yabo ndetse n'amashusho, ariko tugerageza kugenda tubanyuriramo zimwe mu nkuru tuba twaragiye tuganira nabo. Benshi rero bagaragaje ikibazo bafite cy'uko bamaze igihe kinini cyane bafite ikibazo cy'uko bari gusoreshwa ubutaka, kandi bakabusoreshwa mu buryo burenze, nta nubwo basoreshwa amafaranga make. nk'ubu hari umuturage umwe nagezeho nsanga afite ikibanza gifite metero 15 kuri 25, ambwira ko icyo kibanza agisorera 300 buri mwaka, kandi tugerageje kuganira ambwira ko mu mafaranga yinjiza buri mwaka ibyo 300 ntabyo afite. Biba ngombwa ko yitabaza kugurisha amatungo, ndetse nsanga no ku ifamu ye nagezeho ahantu yororera, nsanga inka yazimaze mu ifamu asorera icyo kibanza, cyane ko ngo yari afite inka 50 none akaba asigaranye inka 10. ubwo rero ngicyo ikibazo kiriho. Nagerageje kuganira n'abaturage ba Nyagatare ndetse na Gatsibo na hano Kayonza, cyane cyane ko bo nicyo kintu gikomeye cyane kibajengereje, kibaraza ishinga. Bahora bibaza bati ese iki kibazo kizakemuka cyangwa tuzahora ari uku nguku. Ndetse umwe yaranambwiye ati se inka zanjye nizimara gushira iki kibanza nzagurisha, nzimuka, ese nzabigenza gute? Ntekereza ko rero Perezida wa Ruda ari buze kudusubiza kuri icyo kibazo, niba nta kibazo gihari cyangwa se niba bishoboka ko yadusubiza, nabwo aratubwira. Murakoze. Reka rero twumve igisubizo Perezida wa Ruda agiye kuduha kuri icyo kibazo.
kijyanye n'imisoreshereze mu butaka, si ku bibanza gusa, ku mazu, ku bindi bicuruzwa byose, ku matungo magufiya, kuri buri kimwe cyose. Mbese mwatubwira ko kira basuraga 400 yonyine basanze adahagije ku buryo noneho ubu ko yavuyeho bakabasora ubutaka, inzu, ugiye burano kwihagarika ntibasorara kuko utanga 100 kandi irajana ubaze no kunyara cyangwa gukora ibindi ubona bitandukanye. Aragerageza icyo atubwiraho. Birumvikana yarazengurutse koko, yarahageze aho za Nyagatare hose, nanjye nari mpari na Rwempasha hariya hose narahanyuze muri rwa rugendo rwanjye rwo kuzenguruka igihugu hose. Nasanze batakamba, ariko batakambira ntibarita yari kubumva, ariko nge bantakambiye, nge babivuze gahoro mbyumviriza cyane, kuko n'ubundi politike yanjye isigaye yarafashe umwanzuro wo gutogotera mu rutirigongo rwanjye no mu isokoro no mu bworo bw'ikirenge, ngenda nshinjagira nzenguruka igihugu cyose nkora umuti w'igihugu. Bityo rwose barambwiye uwo muti wadukoreye n'uwakataraboneka. Bityo rero ni muri urwo rwego rero yabambwiye rwose perezida nyaperezida, amakuru yose abaruda n'abarudakazi hano tuyibitseho, n'abandi bose bari bagifite gushidikanya twabamaze impungenge. Turababwira uriya n'uwacu, uriya ni perezida nyaperezida, niwe ugiye gukemura bino bibazo byose byimonogoje, byose byigizashwi, byose byadukubise hasi, byadukiranyije, biratunesha, birenze ubushobozi bwacu, haba gusorera ku butaka. Nababwiye imisoro ku butaka ndaje nyikureho burundu, ibyo bizaba ari amateka. Noneho n'amatungo yabo nta n'umwe uzongera kuyasorera, koko kimwe nk'abantu nta n'umwe ugomba gusoreshwa, kirazira. Ayo mateka yazibagirane yo gusoresha ubutaka n'amazu, ndetse nayo imisoro izaveho ikurweho. Ikindi turi mu myiteguro y'akataraboneka yo kurahira. Nasanze nabo imyiteguro bayigejeje kure, kandi ku bwonko rwose no ku mutima rwose, iyo tubivuze mbivuga gahoro bakishima cyane, ugasanga bagurukiye mu bicyo rwose. Abantu ndakubwiye za Nyagatare hariya hose barishimye cyane. Ngiye za Kayonza rwose baravuze bati ibintu ni by'akataraboneka, wavuguse umuti w'igihugu w'akarere k'ibiyaga bigari wa Afurika yose n'isi yose. Barabishimye rwose Kayonza yanjye. Namwe muraho kandi abasuhuze, mbifurize umwaka mushya muhire wa 2019 uzababere umwaka w'impinduramatwara, noneho n'impinduramubiri n'impindurabitekerezo. Noneho tugiye kugira ingengabitekerezo idasoresha ubutaka, ingengabitekerezo idasoresha amazu, ingengabitekerezo nshasha idasoresha abakene, ingengabitekerezo nshasha idasoresha amatungo, kuko nayo ni ibinyabuzima. Ingengabitekerezo rwose isigasira abana. Nta mwana ugomba kuvurirwa kuri mituweli ku mafaranga, agomba kuvurirwa ubuntu. Bityo rero kuko umwana niwe mukene utagira imitungo kuri iyi si, bazasore ari uko bagejeje igihe cyo gukora n'igishoro cya miliyoni 6. Bityo rero ubwo nibwo bazaba bavuye mu bwana. Abo nuko twagikemuye, niko twafashe umwanzuro mu gihugu hose. Kende nifurije abanyarwanda n'abanyarwandakazi mu ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba muri rusange, n'iburengerazuba n'amajyepfo, no mu murwa mukuru wa Kigali ubwo w'u Rwanda muri rusange. Mbifurije umwaka mushya muhire wa 2019 uzababere umwaka wo kuzamuka tugatumbagira mu bukungu, tugenda dukwirakwiza ubumwe n'amajyambere muri demokarasi yihuse y'abaruda. Kandi mbifurize gusura urubuga wa3.ruda.tk. Gahunda z'abaruda muzikurikirana umunsi ku wundi. Ibi biganiro biri kuri satellite, muraza kubisangaho byose. Noneho n'iri jambo ry'ikaze ni iryanyu.
umutungo wanyu bwite, nanjye perezida nyaperezida ndi umutungo w'abanyarwanda bwite. Noneho kubera iyo mpamvu ikomeye cyane, mujye munampamagara kuri 0783428622. Kubaba mu mahanga mujye mubanza mushireho agasaraba, mushireho kode y'igihugu ni 250, hanyuma mushireho 7834282622. Mwivuganire na perezida nyaperezida batazababesha. Nje perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, umusaza w'ukuri uharanira ukuri, nta kinyoma kigomba kwimikwa mu Rwagasabo. Ukuri kwitwa ukuri kunyure mu ziko ntikuzashirira, nikunashirira tuzomoraho kidogo murebe ayogire ngo ni icyuma gishasha rwose mva ruganda, kandi uruganda ruturuka kuwiteka pana uruganda mva muntu mva bwonko bwa muntu. Bityo rero ibyo nibyo twise gukora umuti, duhindura ibigoye byose muri iki gihugu, tubihindura ibigori, tugaburira abashonje. Bityo rero nitubigenza dutyo twese hamwe, ibyerekezo byose by'igihugu, haba imbere mu gihugu n'abanyarwanda baba mu mahanga, twese dufatane urunana, twihindurire ibi byose byagoye abanyarwanda, tubihinduremo ibisubizo gusa. Hanyuma abasigaye bose bazicuza kuki batakoze umuti nk'uw'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu. Natwe turambwiye ngo yambu natwe turimo kurya tize, tuzakore iby'abaruda bakuru, tuzatere ikirenge mu cyabo, kuko n'abarimu mpuzamahanga barigisha koko radiyo ya Ruda ni yanyu, ni y'abaruda n'abatari abaruda, muzakurikire muzigana ibyo. Bityo rero nsoje rino jambo mbifuriza umwaka musa muhire, ibihe byose, kandi ibindi muzajye muhora mukurikira iyi radiyo ibihe byose, iraza kubagezaho gahunda nyinshi zihagije kandi zikosora. Twe tuzanye impamvu ziza nyinshi 200 ku Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Murakoze, murakarama, Imana ibarinde, wabakoraho anyerera atakare muri boridire, mwe mwikomereze, twese dukora umuti w'igihugu. Murakoze, mukomerezaho kandi